Ariko guys njya nibaza uyu munsi ndi kuganira n'ababyeyi cyane. Nk'ubu ngubu iyo wifashe ukabwira umwana wawe ngo areke umuntu akunda ngo abane n'uwo mushaka, tekereza ari wowe kubana n'umuntu udakunda ngo ni ukubera ko ari ababyeyi bawe bamuguhitiyemo, kuko mwumva mutaduhemukira. Niba nta kintu kibi kibaho ni ukubana n'umuntu utamukunda, mubana ngo ni ukubera ko ababyeyi babyifuje, murekera kuduhemukira pe. Mu kuduhemukira, nimba umwana akunze umuntu reka abane nawe, apana kumuhitiramo ngo uvuge ngo ugomba kubana na kanaka, cyangwa se ngo kubera ko ari we So guys, mba mbarabura pe kuko birababaza cyane kuba ukunda umuntu ariko ukaba utabana nawe, ugiye kubana n'uw'ababyeyi bawe baguhitiye. Ibyo bintu ni ibya kera. Ujye mureka umuntu abana n'uwo ashaka, uwo yifuza. Uzi kubana n'umuntu nta marangamutima umufitiye. Kubana n'umuntu mudakundana nubwo mwaba mukize bingana ute ntacyo biba bimaze pe, ntacyo biba bimaze. Rero nimba umwana wawe akubwiye ati ngewe mfite uwo nkunda, reka agende abane nawe, nubwo baba bakenye ibintu nibishakwa n'ubundi bazashaka, bazakora paka bageze ku nzozi bifuza. Buriya ubanye n'umuntu mukundana mwumvikana, nta kintu mutagira, icyo mwifuza cyose iyo mufatanyije iteka muzakigeraho pe. Ariko nimureke kubangamira abana bro, no, reka umwana abane n'uwo yahisemo, n'uwo yifuza yumva ko amukwiriye. So guys, njye mba ndambarabura, guta mugisha nyawe, kandi wasanditse subscribe.